Muhawe ikaze mu kiganiro Ineza kinyura kuri Danis TV mugezweho nanjye Ndahiro Clementine. Nejejwe cyane kongera kubasuhuza mwese bakunze b'ikiganiro cyacu Ineza. Mwaramutse neza, igitondo cyiza cy'umugisha. Iki kiganiro kigamije kubaka ibitekerezo byacu, gukomeza umutima no kwigisha uko watera imbere mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti: ibanga ryasohotse ntiriba rikiri ibanga. Ni ingingo ikomeye cyane kuko mu buzima bwa buri munsi abantu benshi bagira ibintu by'ibanga, ibitekerezo byabo, imigambi yabo, ibibazo byabo cyangwa amakuru yihariye bagomba kubika, ariko rimwe na rimwe abantu bagira akamenyero ko kuvuga cyane cyangwa gusangiza abandi ibintu byose ntibigomba kuguma mu ibanga. Nshuti yanjye, muri uyu munsi rero tugiye kuganira ku kamaro ko kubika ibanga, impamvu tugomba kwitonda mu magambo yacu n'icyo Bibiliya itwigisha mu bijyanye no kubika ibanga. Ingingo ya mbere: ibanga ni ikintu cy'agaciro mu buzima bwa muntu. Ibanga ni kimwe mu bintu byubaka icyizere hagati y'abantu. Iyo umuntu akubwiye ibanga aba akweretse ko akwizeye, ariko aba yemera ko ushobora kubika ibyo akubwiye utabibwira n'abandi. Nshuti zanjye, ariko ikibazo kivuka iyo umuntu atubahirije icyo cyizere. Iyo umuntu abonye amakuru y'ibanga akajya kuyasangiza abandi bantu, icyo gihe aba yangije icyizere yari afitiwe, kandi akenshi bigira ingaruka zikomeye ku mubano w'abantu. Bakundwa rero, niyo mpamvu umuntu w'umunyabwenge amenya ko amagambo yose atagomba kuvuga hose. Hari ibintu umuntu agomba kubika mu mutima we. Ingingo ya kabiri: ibanga risohotse ntirigaruka. Nshuti yanjye, hari umugani uvuga ko ijambo risohotse mu kanwa ntirigaruka. Iyo umuntu amaze kuvuga ibanga ryasohotse akongera kurigarura, nubwo nyuma yakwicuza, amakuru aba yamaze kugera ku bantu batandukanye. Ikibazo ni uko amakuru agenda asakara. Umuntu umwe abibwira undi, undi akabibwira undi, kugeza igihe abantu benshi babimenye. Icyo gihe ibanga riba ritakiri ibanga. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane kwibaza mbere yo kuvuga: ese ibyo ngiye kuvuga ni ngombwa? Ese uwo ngiye kubibwira umuntu akwiriye kubimenya? Icya gatatu: Bibiliya itwigisha kubika ibanga. Ijambo ry'Imana naryo ritwigisha cyane ku bijyanye no kubika ibanga mu kwirinda amagambo menshi. Mu Migani 11, igice cya 11 umurongo wa 13 handitswe ngo: uzerere asebanya ahishura amabanga, ariko uwiringirwa arayabika. Uyu murongo utwigisha ibintu bibiri bikomeye. Umuntu ujya asebanya akunda guhishura amabanga, ariko umuntu wizerwa ni ubika ibanga. Iyo umuntu ashaka kuba umuntu wizerwa mu muryango, mu kazi cyangwa mu nshuti, agomba kwiga kubika amabanga y'abandi. Ingingo ya kane: kuvuga cyane bishobora guteza ibibazo. Bakundwa, hari abantu bakunda kuvuga cyane mu buryo babwira abandi ibintu byose bumvishe cyangwa babonye, ariko amagambo menshi akenshi atuma amabanga asohoka.
Riki Bibiliya ibivugaho neza mu Migani igice cya 10 umurongo wa 19 iragira iti iyo amagambo ari menshi ntihabura icyaha ariko ugenzura iminwa ye aba ari umunyabwenge. Ibi bisobanura ko umuntu azi kwifata mu magambo aba afite ubwenge. Ntabwo ari ngombwa ko tuvuga ikintu cyose tuzi. Ibanga rishobora kurinda imigambi yacu. Iyo ni ingingo ya 5. Nshuti bakunze b'ikiganiro, hari igihe umuntu ashobora kuvuga imigambi ye mbere y'uko ayishyira mu bikorwa. Iyo ubivuze ku bantu benshi, hari igihe abantu bamwe bashobora kumuca intege, kumuseka cyangwa kugerageza kumubangamira. Niyo mpamvu nshuti zanjye rimwe na rimwe kubika ibanga ari uburyo bwo kurinda imigambi yacu kugeza igihe izaba isohoye. Abantu benshi bageze ku ntsinzi mu buzima bakoresheje iri banga. Bakoze bucece, ibisubizo bikavuga. Ingingo ya 6. Kubika ibanga byubaka icyizere. Nshuti yanjye, iyo umuntu azi kubika ibanga, abantu baramwubaha kandi bakamwizera. Trust. Mu muryango, mu kazi cyangwa mu nshuti, abantu bakunda kugirira icyizere umuntu utavuga amagambo menshi, ariko umuntu uhishira amabanga y'abandi akenshi atakaza icyizere. Abantu batangira kubwira bati niba yaravuze ibanga rya runaka n'iryanjye yararivuze. Niyo mpamvu kubika ibanga ari ikimenyetso cy'ubunyangamugayo. Ingingo ya 7 iragira iti hari ibintu bimwe tugomba kubika mu mutima. Mu buzima hari abantu bamwe tugomba kubika mu mitima yacu, imigambi yacu, ibibazo by'abantu batwizeye, amakuru yihariye. No muri Bibiliya hari aho tubona ko hari abantu bagomba kubika ibintu mu mutima. Urugero, mu nkuru z'ivanjiri bavuga ko Mariyamu yajyaga abika ibintu byinshi mu mutima we akabitekerezaho. Ibi bitwigisha ko rimwe na rimwe guceceka ari ubwenge. Ingingo ya 8. Kwitonda mu magambo birinda amakimbirane. Nshuti zanjye, amabanga menshi asohoka bitewe n'uko abantu batitondera mu magambo yabo. Iyo umuntu yumvishe inkuru y'ibanga akihutira kuyibwira abandi, bishobora gutuma havuka amakimbirane, inzangano n'ibibazo mu muryango cyangwa mu nshuti. Ariko umuntu w'umunyabwenge atekereza mbere yo kuvuga. Yibaza niba amagambo ye yubaka cyangwa yangiza. Ingingo ya 9. Umuntu w'umunyabwenge amenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Umunyabwenge nyakuri si ukuvuga amagambo menshi. Ubwenge no kumenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Hari igihe kuvuga ari byiza, hari igihe guceceka nabyo byiza kurushaho. Umuntu w'umunyabwenge amenya n'amagambo ashobora kubaka cyangwa gusenya. Niyo mpamvu yitonda cyane mu byo avuga. Umusozo w'iki kiganiro, bakunze b'ikiganiro cyacu Ineza, isomo rikomeye twaganiriyeho kuri uyu munsi ni iri: ibanga ryasohotse ntiriba rikiri ibanga. Niyo mpamvu tugomba kwitondera mu magambo yacu no kumenya ko amagambo yose atagomba kuvugwa hose. Ijambo ry'Imana ritwibutsa mu Migani 11:13 ko
uzerera asebanya ahishura amabanga, ariko uwiringirwa arayabika. Niba dushaka kuba abantu bubahwa kandi bizewe, tugomba kwiga kubika amabanga y'abandi no kugenzura amagambo yacu. Rimwe na rimwe ubwenge si ukuvuga cyane, ahubwo ni ukumenya igihe cyo guceceka. Murakoze cyane kuba mwakomeje kudukurikira ikiganiro Ineza kuri Denis TV. Nari kumwe na Ndahiro Clementine. Ntimuzacikwe ikiganiro cyacu gitaha, aho tuzakomeza kuganira ku ngingo zitandukanye zidufasha kubaka ibitekerezo byacu no gukomeza umutima no gutera imbere mu buzima bwa buri munsi. Murakoze cyane, mugire amahoro n'amahirwe.